Ndabashuje cyane nongeye kubaha ikaze nshuti z'umusaraba bene data dusangiye urugendo rujya mu ijuru. Imana ibahe umugisha. Ni Eric Ndayishimiye, nk'ibisanzwe mbahaye ikaze. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana, ariko mbere y'uko twumva icyo Imana ivugana natwe, reka tubanze dusenge kugira ngo umwuka w'Imana tuyobore kandi adushoboze. Uwiteka Imana, turagushimiye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro kandi rishyirwe hejuru. Tugushimiye imirimo yawe itangaje, kandi mwami w'abami urakomeye kandi urahambaye. Ntawo mu bizera wese uhanye nawe, urubera wa Isiraheli. Uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera. Reka tuvuge ngo izina ryawe nirishyirwe hejuru. Duciye bugufi imbere yawe kugira ngo icyubahiro cyawe gishyirwe hejuru. Tweze dutunganye, tweze mwami Imana, utubabarire gukiranirwa kwacu, kuko iyo turebye turacumura, twakora tugacumura, ntitwashyikira ubwiza bwawe. Mana, uri Imana yera kandi izabana n'abera. Niyo mpamvu twinginze ngo utweze natwe dutunganye, dukureho urubanza rw'ibyaha, dukureho umugayo wose, mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho bana natwe rero, uyu mwanya tuwumarane kandi umwuka wera ntatuveho. Mwami Imana rero, urakoze kubanye natwe kandi dushoboje. Nsabye Imana Data nizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mbaye ikaze rero, turaza gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorino. Turahera ku bice 6, usome ku murongo wa 14. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyo kutifatanya n'abatizera. Umurongo wa 14 uravuga ngo nimwifatanye n'abatizera mudahwanye. Mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Aha ni amagambo Pawulo, intumwa y'Imana Pawulo yabwiraga ab'Ikorino, ababwira ngo ntimukifatanye n'abatizera, nimwifatanye. Mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Ese umucyo n'umwijima birahuza? Oya, ntago bishoboka. Ahari umucyo nta mwijima uba uhari, n'ahari umwijima ntihakwiye kugera umucyo. Ariko ahari umwijima umucyo wo wahagera agahinduka. Ariko abakiranuka ntibikwiriye ko bifatanya n'abatizera, abatizera Imana, abakora ibyo gukiranirwa, kuko tuzi ko Imana yera kandi ikiranuka. Iyo uri mu rugendo rw'inzira y'agakiza, ntabwo ukwiriye kubifatanya ngo usange ba bandi mudahuje ukwizera, ukwemera, ugendane nabo. Birahabanye cyane. Aya ni amagambo Pawulo yabwiraga ab'Ikorino, akomeza avuga ngo cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? Ntibishoboka. Kandi Kristo ahuriye he na Beliyali? Ese Imana yahurira he na Beliyali? Ese Bali wayigeranya n'Imana? Ese iby'Imana byahuza bite n'ibya Kayisari? Cyangwa uwizera n'utizera bafitanye umugabane ki? Ntacyo bahuriyeho. Uri kumva bose bari opposite, umwe aragiye ukwe n'undi ari ukwe. Nta kintu bahuriyeho, nta kintu kibahuza hagati yabo, kuko ukwemera kwabo kuratandukanye. Umwe icyo yemera, undi si cyo yemera. Mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa? Ko turi urusengero rw'Imana ihoraho, nk'uko Imana yabivuze iti, nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Haleluya. Twese tubizi neza ko turi insengero z'Uwiteka. Imibiri yacu ni urusengero rw'Imana. Ese rukwiye gute kugereranywa n'ibishushanyo bisengwa? Ibishushanyo bibaje byageranwa bite natwe ubwacu tw'urusengero rw'Imana? Turi abantu, turahumeka, turagenda bikemera, turavuga bikemera, turanukirwa, turahumurirwa. Ese ibishushanyo bisengwa wabigereranya gute natwe? Uyu murongo wa 17 avuga ngo nuko muve hagati y'aba bandi mwitandukanye, niko Uwiteka avuga, kandi ntimugakore ku kintu gihumanye, nanjye nzabakira. Haleluya. Abo ba bandi Imana ivuga ni bamwe batizera nyine, ni bamwe batizera, bamwe batagendera mu nzira y'agakiza, bamwe badakora ibyo Imana ishaka,
bamwe bica amategeko y'Imana. Haleluya. Ni bamwe badakora iby'Imana yategetse ngo bitondere amateka n'amategeko y'Imana. Hano Imana rero yatubwiye ngo nimwitandukanye nabo kandi ntimugakore ku kintu gihumanye, nanjye nzabakira. Bivuze ngo nitwirinda gukora ku gihumanye, ubwo ni icyandujwe, ni Imana itemera, ni ikizira, ni kimwe gitera Imana gufuha, ngo nanjye nzabakira. Uwiteka azatwakira, azatwishimira, kandi nzababera so, namwe muzambera abahungu n'abakobwa. Ni ku Uwiteka ushobora byose avuga. Iteka iyo umubyeyi abona umwana we akora ibyo ashaka, amushimisha, amutuma akagenda yirinda ingeso mbi, umubyeyi aramukunda. N'Imana rero ni data wa twese, Imana ni umubyeyi. Niyo mpamvu itubwiye ngo nzababera so, namwe muzambera abahungu n'abakobwa. Bivuze ngo Uwiteka azatwakira tugira abana, tuba abana. Abantu bose baremwe n'Imana, ariko bose siko ari abana b'Imana. Abana b'Imana ni abemera kugendera mu mategeko yayo mu byo ishaka, kandi babatijwe, bari mu muryango mugari w'abana b'Imana, bafite itorero, bakora ibyo gukiranuka, bitondera amategeko y'Imana. Ni ko Uwiteka ushobora byose avuga. Dusomye muri iki gice cya 9 muri urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorino, n'ubundi tugahera ku murongo wa 8, aravuga ngo kandi rero Imana ishobora kubasazaho ubuntu bwose, kugira ngo murusheho gukora ibyiza byose, mufite ibibahagije muri byose, nk'uko byanditswe ngo yaranyanyagije aha abakene, gukiranuka kwe guhoraho iteka ryose. Ni igihe Imana ubuntu bwayo yabuguha, ikaguhundagazaho ibintu byose kugira ngo nawe ubashe kuyikorera udatinya, ikaguha impamba y'urugendo. Ariko benshi bibagiwe umuhamagaro. Hari abavuye mu muhamagaro, hari ababona impamba y'urugendo bakibagirwa intego y'urugendo. Hari abo Imana igirira neza, aho kurushaho kuyikorera, ahubwo bakahita bayitera umugongo bakayivaho. Kandi kiriya nicyo gihe cyiza uba ugiriwe ubuntu n'Imana, ahubwo uba ukwiriye kurushaho kuyegera no gushishikariza abandi ko Imana igira neza, ubazana kuri Kristo, ubabwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ubabwiriza kwihana ibyaha, ubamenyesha kwihana. Umwuka wera akagufasha, kandi nawe akabakoraho, akabemeza iby'ibyaha byabo, bakihana bagasanga Umwami. Ariko bamwe basigaye bagirwa neza n'Imana bakayitera umugongo. Uyu murongo wa 10 uravuze ngo iha umubi by'imbuto n'imitsima yo kumugaburira nizabaha, ibongerera imbuto zanyu zo kubiba, kandi gwiza imbuto zo gukiranuka kwanyu. Haleluya. Imana izarushaho kubeza imbuto mukora ibyo gukiranuka, mwera imbuto zikwiriye abihanye. Niba uri umuririmbyi, uhagarare nk'umuririmbyi, nturirimbire aho bakureba, cyangwa se ngo ukirizwe aho bakureba gusa, ahubwo ugume mu muhamagaro, aho bakureba naho batakureba hose ukizwe. Niba uvuga ubutumwa, ubuvuga aho bakureba naho batakureba, wera imbuto. Niba uri umushumba, niba ushumbye intama z'Imana, ugaragaze kwera kandi ukiranuke, waba bakureba baba batakureba hose ukiranuke, mu izina rya Yesu. Uwiteka ngo azaguhundagazaho ubuntu bwose, kandi azaguha imbuto izubiba, kandi urushaho kwera imbuto. Nta muntu gushobora kwera imbuto adafashijwe n'Umwuka wera. Kadusaba Imana iduha Umwuka wera, kandi iduha imbaraga, ituneshereze kandi turwanirire, turusheho kwezwa no gukiranuka, dukora ibyo Imana ishaka. Reka mbashimire rero, mwe mwabanye nanjye, Imana ibaha umugisha. Dukwiriye kwera imbuto zikwiriye abihannye, kandi twitandukanye n'abatizera. Tuve hagati y'aba bandi abakora ibyanduye, iby'amaso y'Imana areba agafuha.
ibyo Imana itishimira tubitera umugongo, ngo Imana izatwakira, tuzaba abana bayo, izatwita abahungu n'abakobwa.